Ku munsi w'ejo twari twerekeje mu mujyi wa Kigali mu isoko ry'inkundamahoro, isoko rikomeje kuvugisha abantu benshi ndetse na bamwe barimo barira barizwa ngo n'ibicuruzwa byabo biri kuborera mwari no soko badafite uburenganzira bwo kwinjiramo ngo babe babikuramo. Ejo ngira ngo niyo nkuru twakozeho ndetse tugaruka nyine kuri kino kintu cyo kuba umujyi wa Kigali utarateguje abaturage ngo ndetse babe bakuramo n'ibicuruzwa byabo. Ngira ngo abonye ko muri comment harimo abatubwiye ngo reka ntibishoboka yuko leta yafata icyo cyemezo itabanje kumenyesha abaturage. Wowe urabivugaho iki? Buriya rero twakoze inkuru nyine ku bijyanye n'inyubako y'inkundamahoro, ariko mu by'ukuri ntabwo tugiye buriya tuyitindaho cyane, ahubwo twavuze ibijyanye n'ubuzima muri rusange n'uburyo ubuyobozi muri iki gihugu bufatamo ibyemezo bubishyira mu bikorwa, kuko kiriya cyo kintu cya mbere cyari kibaye, si nacyo cya nyuma. Ibintu biraba, ahubwo icyo tuba dushaka ni uko ibintu byahinduka bikajya ku murongo. Yego, komenti twarazibonye nyine nyinshi, baradututse abandi baradushimye, ariko nyine ni uko ibintu biba bimeze. Iyo dukora tuba dukora ku nguni zose, ku mpande zose. Hari abo bishimisha hari n'abo bidashimisha. Ntabwo nabona byakire nabi cyangwa neza, kuko n'ubundi umuntu ababyiteze. Yego. Njye rero nkibona uburyo abantu bari kuriyagitinga kuri kiriya kiganiro cyangwa se iriya nkuru twakoze, byatumye ndeba n'abandi banyamakuru cyangwa se n'ibindi bitangazamakuru bikuru byacu ngo biri kubivugaho iki. Naje kureba kuri BNB Kigali FM, nsanga nabo bari kwibaza bimwe mu bibazo natwe twibajije, tugira tuti kuki abaturage batashyira ngo bajye kurega umujyi wa Kigali. Ariko nabo baravuga bati aba baturage ntago babasha kwivugira, ngo ahubwo abanyamategeko bigenga, kuki batavugira abaturage. Ndetse na Scovia tumaze iminsi tuvuga yuko acecetse mwa zino nkuru z'ubuvugizi, nawe yaje kubivugaho ndetse anenga uyu mujyi wa Kigali. Gira icyo tubwiraho kuri ibi bintu, twikomereze none uze utubwira inkuru tuzaniye kuri uyu munsi. Ubundi bano baturage bo kwivugira biragoye. Yego. Hari gasiro bakavuga ngo hajyo kwa ikwa papa, hajyo kwa ikwa mama, uyaya yehe. Nicyo kibazo nawe ntago icyari cyo kibazo baba bafite. Baratinya ingaruka zababaho nyuma yuko baramuka bagiye kumera nk'abahanganye na leta. Ariko rero bakibagirwa ko biri mu burenganzira bwabo bemererwa n'itegeko nshinga cyo kugaragaza ibitekerezo byabo. Yego. N'uburenganzira, ariko hari n'uburenganzira bw'umuntu, cyane cyane igihe ari guhohoterwa, kugaragaza akarengane akereka cyangwa se akagaragariza abashinzwe kumurenganura. Yego. N'uburenganzira ntabwo byitwa kwigomeka, ariko barabizi yuko baramutse babikoze ingaruka zabaho kugira ngo zabagora. Igihe cyose mu Rwanda hakiri ibintu bitwa ngo ni transit center cyangwa transit centers cyangwa se ibigo twita ngo ni iby'inzererezi. Yego. Mu Rwanda hakiri ikintu cyitwa amategeko n'amabwiriza. Amabwiriza by the way ku ruhande rumwe. Yego. Bino bintu biragoye ko umunyarwanda yakwisanzura akavuga. Ariko ngira ngo urabibona yuko iyo babonye mikoro baravuga ati aya mahirwe tugize aboneka gake, reka twihambure. Ngira ngo abonye umusore natangije ku kiganiro cyeje, kuko nyine ningiye kubanga bw'ibyuma yaba editing no kuri kamera ninjye buhari. Akavideo natangije ko umusore arimo avuga ngo yavuze ngo iki, yaravuze ati ndabivuga n'ubundi nibashaka bamfunge muzamenye icyo nzize. Kiriya cyangwa se iriya reaction iri mu bantu benshi. We buriya yarahambutse aravuga abavuze buriya hari bakeya, ariko ikigaragara mu mitima y'Abanyarwanda harimo agahinda, mu mitima y'Abanyarwanda harimo kwiheba, mu mitima y'Abanyarwanda harimo ubugome. Ubugome ari nacyo kintu tuje kuvugaho kano kanya. Na Abdul-Quddus nawe atangira kuvuga, yaravuze ati bishoboka ko iyi ariyo video yanjye ya mbere n'iya nyuma mubonye, ariko Imana ishimwe ibyatekerezaga siko biri. Hariya wabivuze ugashwanyuka nabyo noneho iryo jambo karishyiramo, biba bigoye. Kariya ko kaba kagoye. Ok, rero ubwo nari mbanje gucishamo utwo ngutwo kugira ngo natwe tube duciyemo. By'umwihariko nshimira abakunzi bacu bano ku Ivuko TV bakoze subscribe, mbashimira cyane.
n'abatarayikora nabo mbabwira ngo mukomeze kubana natwe, ariko nyine mwibuke kuyikora. Ndetse n'abakunzi bacu bo ku Ivuko Live naho ni channel nyine nayo igiye kuzamuka, mukajya mugisangaho inkuru n'ibiganiro bitandukanye, mwese hamwe tubasuhuza.